Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Shalom shalom. Ni Marie Chantal nimugire ubaramutsa muri gahunda nziza Imana yaduhaye ikoresheje umukobwa wayo Immaculée Nyiraneza. Ni gahunda ya Saveur Divine, ni gahunda dufashirizwamo, ni gahunda twagiriyemo umugisha wo gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza, kandi turanezerewe kuko hari n'abantu benshi bagiye bafashwa kandi bakomeje no gufashwa, bazanafashwa n'iyi gahunda. Ntago byanyoroheye na gato gutegura gahunda y'uyu munsi kubera umubyeyi wacu watangiye iki gikorwa Imana yashimye kumwisubiza. Ni amakuru ataratworoheye na gato kwakira, ariko duhumurizwa n'ijambo twagiye twumva kandi dukomeza no kumva, kuko tuzi yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi, kandi kuko tuzi yuko abizeye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza bahawe ubugingo buhoraho. Turanezerewe rero nubwo tunababaye kumubura, ariko tunejejwe nuko yatashye aruhutse amahoro, kandi yagiye akiri muri uyu murimo awukorana urukundo, awukorana umunezero mwinshi. N'igihe yari arwaye, Mana yanjye, ni igitangaza. Muri byose Imana ihabwa icyubahiro. Data turagushimiye, tugushimiye kuko ari wowe nyir'ibihe, tugushimiye kuko ari wowe utegeka ngo abantu babeho, kandi n'igihe kikagera ukabakura muri ubu buzima ukongera ukabisubiza. Icyubahiro ni icyawe. Tunezerewe kandi dushimiye ubuzima bw'umwana wawe, warakoze kumuduha, warakoze Mwami kumukoresha iby'ubutwari, nuko natwe ubidufashemo cyane kugira ngo dukomeze uyu murimo, kandi iri vugabutumwa rikomeze kandi rigere kuri benshi, bakizwe bamenye ko uri umwami kandi uri umukiza ugira neza. Ijambo tugiye kuganira ariko ribe ijambo ry'umugisha ryongera guhembura imitima ya benshi. Icyubahiro ni icyawe Data, mu izina rya Yesu, amen. Iki cyumweru dufite intego y'ijambo igaruka ku ntego nkuru y'ubutumwa bwiza, duhereye kuri Yohana Umubatiza. Ijambo yaje avuga ijambo ryo kwihana, na Yesu arikomerezaho, agenda yigisha amagambo menshi atandukanye, akora n'imirimo n'ibitangaza, ariko bigaragara ko ikintu cya mbere cyamuzanye ni ugukiza abantu ibyaha. Niryo jambo marayika yabwiye Yosefu amubwira ku mwana uzavuka, aramubwira ngo uzamwite Yesu kuko ari buzakiza abantu be ibyaha byabo. Imana ishimwe cyane ko yaduhaye umukiza Yesu, kugira ngo muri we tubone imbabazi z'ibyaha, kandi si no kubabarirwa gusa ahubwo no kubikira. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, Imana ishimwe, kuko cyari gitandukanyije umuntu n'Imana cyari icyaha, ariko habonetse agakiza muri Kristo Yesu binyuze mu kumwizera nk'umwami n'umukiza. Haboneka agakiza gashobora gutuma Imana yongera kureba umuntu, ikamwishimira, ikamwemera, ikamushyira mu bana bayo, kandi ikamukura mu gitabo cy'urupfu akajya mu gitabo cy'ubugingo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe, haleluya.
Uyu munsi turaganira ku magambo, hari amagambo ari muri Matayo ibice 3, amagambo yavuzwe na Yohana Umubatiza, kandi turebe no mu bice 4 naho turebe amagambo ya Yesu. Muri Matayo ibice 3 haravuga ngo ku murongo wa 3 haravuga ngo kandi niwe wavuzwe n'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira z'Uwiteka, mugorore inzira ze. Amen. Haruguru ku murongo wa 2 niho havuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mu gice cya 4 muri Matayo hakongera hakavuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu ashimwe cyane. Aha biragaragara ko Yohana Umubatiza yaraje ari integuza, ariko nubwo yateguriraga Yesu kuza kwa Yesu, yatanze ubutumwa bwo kwihana. Nawe avuga ijambo, aravuga ngo mwihane. Abo yahuraga nabo yarabwira ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Na Yesu atangiye kubwiriza niryo jambo yavuze. Imana ishimwe cyane. Rero kongera kurisubiramo iri jambo, nubwo abantu bahora barivuga, ariko dukwiye kongera kurivuga nanone, ntiturirambirwe no kuryumva, kubera yuko dukwiye kumenya icyo Imana ishima, dukwiye kumenya umugambi w'Imana, dukwiye kumenya icyaduhesha ubugingo, icyaduhesha amahoro, icyaduhesha umugisha ku Mana. Nta kindi uretse kuva mu bibi, kuva mu byaha. Iyo ijambo rivuzwe ngo kwihana, rishobora kuba ari ijambo rigari, ariko mu yandi magambo ni ukureka ikibi, ni ukureka ikintu kibi Imana yanga, icyo umutima wawe ukubwira ngo kireke, icyo ijambo ry'Imana rivuga ngo kireke, ikibabaza mugenzi wawe kikamugirira nabi. Hakazaho no kujya kwiga ijambo ry'Imana, tukamenya ngo ijambo ry'Imana rivuga iki, kuko ijambo ry'Imana ni umucyo, ijambo ry'Imana ni itabaza ritumurikira inzira kugira ngo tutayoba. Icyo gihe rero iyo umuntu agenda yiga ijambo ry'Imana, uko umuntu agenda aryiga agenda asobanukirwa, hari n'ibyo umuntu aba yitaga ko atari icyaha, ariko akaza kumenya ko ari icyaha. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu dukwiye cyane gukunda kumva ijambo ry'Imana, dukwiye cyane gukunda gusoma ijambo ry'Imana. Ikindi, niba umutima wawe, haleluya, ibi ndabikunda kuko Imana ntiri kure y'umuntu. Imana ntiri kure y'umuntu. Igihe cyose umuntu akoze ikintu kibi, cyangwa se agiye kugikora, cyangwa se yanagikoze, hari umutima yumva ko ibintu akoze atari byo. Umuntu ashobora kwinangira cyangwa se agashaka izindi mpamvu zibitwikira kugira ngo yiheshe amahoro, yiyumvishe ko ibyo yakoze ari byo, ariko hari umutimanama, hari ijwi rimuri mu mutima rikubwira ngo ibyo wakoze si byo. Ibyo bintu rero ni ibimenyetso Imana yaduhaye, ni ijwi ry'Imana riba mu muntu rimubwira ngo ihane, kuko Imana ntishaka ko turimbuka, Imana yo ntishaka ko duhanwa, Imana ntishaka ko tujya mu kaga, ahubwo Imana ishaka ko umuntu yihana mu bugwaneza, abikora bikunze, kuva mu kibi no kureka ikibi, kugira ngo ashobore kwakira umugisha w'Imana, kugira ngo ashobore guhura n'Imana. Haleluya. Turanezerewe rero ko ibyo bintu byose, izo mbabazi z'Imana n'urukundo rwayo, yabishyize muri Kristo Yesu iramuduha. Irangije iravuga ngo uzamwizera nk'umwami n'umukiza azakizwa. Haleluya. Na Yesu nta kindi aza gukora. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu arabyatuye gusa, aravuze ngo Yesu ndamwemeye ko ari umwami n'umukiza, ni umwami oya, ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo hariho no kujya kumvira rya jwi ukavuga ngo hari umwami wapfuye ku bwanjye, hari umwami wahanwe igihano nari guhanwa kugira ngo njye ntagihanwa mbone ubugingo buhoraho. Imana idufashe cyane kugira ngo
iri jambo ryo kwihana twongere turisubireho. Niba wumva hari ikigucira urubanza wongere ugisubiremo, ubwo iki kintu ni igiki, wihane ku Mana no kuba wahemukiye, wongere wisubiremo kugira ngo uyu mugisha, aka gakiza, ubu buntu bwinshi Imana yaduhaye biciye muri Kristo Yesu, Imana itazatubaza igihe kimwe ngo mwabikojeje iki, ko mwabyumvise, ko mwabikerenceje, ko mutabihaye agaciro. Imana idufashe cyane, Imana idufashe iri jambo ryongere kuba urufatiro rw'ubuzima, kugira ngo tumenye ngo amaherezo y'ibi bintu byose tubamo cyangwa dukora bizarangira, ariko tumenye ngo kwihana ni irembo ryiza ry'ubusabane n'Imana, ni irembo ryiza ryo gutuma tugira umutekano n'amahoro, kumenya ngo nyuma y'ubu buzima tuzabaho ubundi buzima turi kumwe n'Imana, kuko twumviye ijambo ryayo, kuko twumviye umugambi wayo. Mwibaze namwe ko icyatumye Yohana Umubatiza aza akaza kubwira ijambo, icyatumye Umwami Yesu ahatangira kubwiriza ari iri jambo avuga, ni uko ari ryo riri ku mutima w'Imana. Twihane, dutunganire Imana, kugira ngo umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana bibone uko bituzaho, kugira ngo kugirirwa neza n'Imana n'umugambi w'Imana n'ibyo twibwiraho n'ibyo yadutekerejeho kuva kera bidusohoreho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ribaho umugisha bene data, dukomere twese kandi dukomeze gutunganira Imana, ikindi dukomeze kuvuga ubutumwa bwiza no kwizera ijambo ry'Imana. Ikindi muri ibi bihe twongere gusabira umuryango w'umuvandimwe w'umubyeyi Mama Immaculée Nyiraneza, kugira ngo bagire ihumure rikomeye, Imana ibakomeze, inshuti n'abavandimwe, natwe twese, kandi kugira ngo uyu murimo mwiza Imana yamuhaye gutangira ukomeze. Imana ibahe umugisha bene data, abo dufatanije mu gutanga ubutumwa bwiza muri porogaramu ya Saveur Divine. Imana ibahe umugisha abakunzi ba Saveur Divine, twese Imana ikomeze kutugirira neza, kugira ngo nyuma y'ubu buzima, nyuma y'iyi mirimo yose dukora, tuzinjire mu bugingo bw'iteka kandi dukomeze kumvira ijambo ryayo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.